mu by'ukuri numva turarembye pe, turarembye rwose, amacumbi cyane nk'uko imyaka nk'uko bivuze 27 irashize. Ubuzima nyine hano bumeze nabi, uburyo mbayeho birakomeye, ugasanga utuntu nanduruye nashyize mu kumba, mbese tukaraduhekeranye. Biragoye cyane kubona amafunguro, biragoye cyane niko navuga. Twari uyu munsi, ejo twabwiriwe, twabura, ugafata abantu ukabashyira mu nzu uti murebe ntaho nkura, ukabaganiriza nuko nyine bakiyakira, ariko nta kazi, nta bushobozi. Ubwo twaburanirwa tukasasa tukaryama nyine tukabura. Imana itugire neza ubwo bushobozi bukaza, umuntu yacuruza n'ayo makara cyangwa n'izo nyanya, ariko ubuzima bugakomeza. Nahuye nabo abo bana beza cyane, n'udukaratasi babatumye, n'agashwara gatuto kajojo, udukweto dutamirije agacucu. Kapitali bayihata ibirenge, bagenda umujyi bagana ikigega babarangiye. Nabashuje inshuti muteze amatwi BBC. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Imvo n'Imvano. Turi kuwa gatandatu itariki ya 3 ukwezi kwa 4 umwaka wa 2021. Mu gihe hasigaye iminsi 4 u Rwanda rukibuka Jenoside ku nshuro ya 27, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kiribanda ku kibazo cy'abarokotse Jenoside batarabona amazu yo kubamo, ndetse bamwe mu bubakiwe mbere bakaba nabo bafite ikibazo cy'uko amazu yabo amaze gusaza akeneye gusanwa. Imibare itangwa n'ikigega gishinzwe gufasha abarokotse Jenoside aricyo FARG igaragaza ko abasaga 800 mu gihugu hose bagitegereje kubona amacumbi. Turasura bamwe mu barokotse Jenoside hirya no hino mu gihugu batarabona amazu yo kubamo, batubwire uko babayeho. Turayijambo kandi bamwe mu bafite amazu akeneye gusanwa. Ni mu gihe umuryango urengera abarokotse Jenoside ibuka uhangayikishijwe n'ikibazo cy'ayo macumbi, ariko ukavuga ko hari icyizere ku batayafite. Turahijambo kandi abakuriye ikigega cya FARG batangaza ko ikibazo cy'amacumbi y'abarokotse Jenoside kigomba kuba cyarangiye mu myaka 2 iri imbere. Ni ikiganiro mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho na Yves Bucyana. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro Imvo n'Imvano. Ahantu kure hava umuvu wajyana Nyabarongo. Wajyana Nyabarongo. Hari doranga nagiye amashyira atutaka kwako yose yigiraga mu nzu. Ubu hano urahakodesha 20. Ni wese. Uyu mukecuru ni umwe mu barokotse Jenoside muri 1994 batarabona inzu yo kubamo. Namusanze mu majyepfo y'u Rwanda. Ntabwo bagukodeshereza. Ndakubwa ngo nigirwaza. Ubu hano bana nande? N'abana. N'abana dore mbona telefone nyine kugira ngo abashyitsi babone aho bicara. Ubu nyine uraganira na BBC, ikiganiro n'Imvo n'Imvano. Turi kureba ubuzima bw'abacitse ku icumu nyuma y'imyaka 27 irashize, uko babayeho cyane cyane abadafite amacumbi. Ubuzima nyine hano bumeze nabi, uburyo mbayeho birakomeye. Nk'ubu ngubu nkodesha, urareba n'aka kazu ngo ni 20. Noneho amazi yose yizira mu nzu, ubwo utumatora tuwunda mba ndambitse aha mu gasaro, amazi yose akigiramo. Noneho ubwo aho mvuye guca inshuro hanze nkaza nkashyira hanze nkakamura. Nsanze imvura igwa n'ubundi ntabwo ntiribo kunyagira ubu ngubu. Ceceka ranyagira, ntabwo ubuzima mbese bugenda. Ni kuvuga ngo ubu ntiragwa ahubwo. Ntabwo iragwa nyine kuko iguye nyinshi hano hose haruzurana muri aka gasaro. Ugasanga utuntu nanduruye nashyize mu kumba, mbese tukaraduhekeranye.
none hano ubana nandi? Bana n'abana b'abahungu 2 nanjye wa gatatu. N'abana bawe? N'abana banjye. Umugabo yapfuye muri Jenoside. None urakodesheje, uri umwe mu bafite ikibazo cy'icumbi? Yego, ndi umwe mu bakeneye icumbi ryo kubamo. Hanyuma ikibazo rero wakigejeje kuzihe nzego? Mu karere barabizi, umurenge urabizi, kuri bukari ya mu kagari barabizi, hose barabizi. Bakubwira iki? Bambwira ko ngomba gutegereza katari njye ubabaye njyenyine n'abandi ko nanjye nzagerwaho. Ubwo ntiwibaza utese ko imyaka ibaye myinshi? Nyine baravuga ngo ni nihangane, ngo amacumbi naboneka nanjye nzagerwaho. Ntago banereranye kuko n'abandi ngo barahari bababaye nabo nkanjye. Ubwo mbese ni ukwihangana, mbese muri make narihanganye. Ubayeho gute? Amafaranga yo gukodesha hano wambwiye ko ari 20,000, uyavana hehe? Ufite icyo ukora hano hanze? Ntacyo, ntugushakisha turaka hirya no hino. Hari akaraka ko kumesa, iyo nkabonye ndagakora. Uko mbona utarateka, urateka ryari? Nyine iyo tukoreye nk'ayo mafaranga, mbese dukuraho senyisa tukayarya, ubwo twaburanirwa tukayisasa tukaryama nyine tukabura. Hari igihe ujya urara ukabwira abantu uti ntako byagenze uyu munsi turaye ubusa? Barabyumva kubera ubuzima tubayemo bw'amacumbi. Tuvuge nk'ubu baguhaye inzu, nakumva nduhutse, nakwishima cyane. Hari abandi uzi badafite icumbi? Hari benshi ariko bamwe na bamwe barazibonye. Haba hari ikindi cyifuzo wenda waba ufite? Nyine icyifuzo njye naba mfite nuko nabona icumbi, nkabona aho ndambika umusaya. Abana bawe bariga, biga mu wakangahe? Ese ubishoboza iki? Ese barihirwa wenda na farge? Bigenda bimeze gute? Biga gute? Abana mbese bishyiriwe na farge. Noneho umwe w'umukobwa bamuteye inda, yiga mu wa 4 segonderi. Umwana turamurera, bigeze aho ngaho asubiramo arangiza segonderi. Bigeze aho ngaho umugabo aramubwira ati ngwino tubane. Umugabo aramutwara, ubwo mbana n'uduhungu 2 tundi. Umwe yigaga university mu wa 3 araricikishiriza. Yabuze umwishyurira ngo hari ikizami yatsizwe bamuca 150, nuko ubwo bihagaritse. Yishyurirwaga nande? Na farije. None aravuga ati ubuzima tubayemo reka tube tubufatanyije, hanyuma nzaba njya kwiga. Yaramutse Karibu muri geto. Naha wibete. Ngusanze hano umbwira ngo karibu muri geto, washaka kuvuga iki? Murakoze cyane. Nishimiye kugira namwe ikiganiro. Ndi umucikacumu ryakoreje Jenoside y'Abatutsi 1994. Impamvu nkubwiye rero ngo karibu muri geto nuko ni imvugo ikunda gukoreshwa n'abana b'abanyeshuri cyangwa se abantu baba ahantu mu by'ukuri hadakwiye, cyangwa se ni imvugo nyine y'iki gihe. Muri geto ni ahantu umuntu aba yihengekeyeho ukuntu ho gatoya hari ahandi ategereje hazima cyangwa se heza. Iyi nzu urayikodesha bimeze gute? Iyi nzu ni geto, ndayikodeshereza mu bushobozi bukeya, ariko nabwo bukaboneka cyangwa se bukabura, ariko ndayikodeshereza. Uyikodesha ngahe niba atari ibanga? Ni 20,000 ku kwezi. Yego. None kuki hashize imyaka 27 Jenoside ibaye, kuki wowe utari mu bafite amazu? Bimeze gute? Byagenze gute? No kuvuga ngo mu by'ukuri igihugu cyacu hari ibintu byinshi cyaciyemo cyane, wenda nk'ingaruka za Jenoside.
urumva rero mu by'ukuri hari ababanjije kubakirwa amazu yabo, hari n'abagitegereje, hari abo bahaye amazu nayo ubona yuko atari yujuje wenda ubuziranenge niko navuga, agenda asenyuka n'ibiki. Ubwo rero bareba mu by'ukuri aho ikibazo kiri gikomeye bakayasana, cyangwa se mbese no kudusaranganya muri make. Urumva rero abantu bose ntabwo ariko twese twabonye amazu, ubu natwe turategereje nkuko abambere bayabonye, bagenda bakurikiza ibyiciro. Ubwo rero natwe tutarayabona, twizeye yuko natwe tuzayabona, turacyategereje. hari aho waba warabajije kumva uko bimeze? Yego narabajije. Wabajije? Nabajije ku cyicaro kuri siyeje ayibuka, byari byankomereye kabisa, ubuzima bukomeye, ndi hanze nayo nishyura nayabuze, njyayo barambwira bati ihangane, bati ubushobozi ni buke, ariko nabo batarayabona turiho turabateganyiriza nabo ko wenda mu kwa kane babayabonye. Ubu rero turarindiriye. None uba wenyine ubana nande? Mba njyenyine, mbana n'abana banjye, abana 5. Nibo mbana nabo, papa wabo twaratandukanye nawe kubera ingaruka za Jenoside, ubona ubuzima bwaramucanze, mbese bigoye cyane, hamwe no turamuvuza biranga, ariko igihe kiragera nyine ndarekura, mbona ko abana bazabaho nabi, nanjye nkabaho nabi, kandi na se nawe atariho neza kubera ingaruka za Jenoside. Ubu sinzi yaba ubushobozi bwabaye buke, nanjye ndamurekura, no kubundi kumwe n'abana. Abana bariga? Bariga, ariko biga bigoye, babirukanye, binjiye mu ishuri, nagiye gusaba imbabazi, biragoye cyane mu by'ukuri, biragoye. Twari abana 10, ubu dusigaye turi 2, n'ababyeyi bose, papa na mama bose barapfuye muri Jenoside, bo baguye i Nyanza. Famiye yose yanjye yari i Nyanza, yose yarashize. Ubuzima ubayemo nta nzu ufite, niyo urimo iyi ngiyi mbona icyumba kimwe na saro, nayo no kuyikodesha, ubigenza gute? Abana barara hehe? Biragoye cyane, umuntu yari yakiriye yiga tureba, abana barara nyine muri iyi saro ureba nayo idashinga mu by'ukuri. Ubu matera nayisohoye kuko nzi kuri nari bubone umushyitsi, niba ndi bubone umushyitsi matera ndayisohora. Niba imvura inaguye iranava rwose, imvura iguye ubwo ni uguhagarara nyine yahita nuko tukaryama. Mu by'ukuri biragoye, kandi nayo kubona ubwishyu, nta kazi, nta bushobozi, kubona n'ubwishyu nabyo biragoye mu by'ukuri. Ubu wenda mufitemo n'ideni cyangwa biragoye mu by'ukuri, ariko ntabwo wakwiruka mu muhanda ngo ushyire urushyi ku muntu uvuze induru, ubyereka Imana ikaba ari ibikora. None ubu kubaho ufite akazi, ukora iki wenda cyatuma ushobora kubona n'ibiryo byo kurya? Wenda biragoye cyane kubona amafunguro, biragoye cyane niko navuga. Twari uyu munsi, ejo twabwiriwe, twabura, ugafata abantu ukabashyira mu nzu uti murebe ntaho nkura, ukabaganiriza, nuko nyine bakiyakira, ariko nta kazi, nta bushobozi. Ariko mu by'ukuri wenda farije hari mu minsi ishize batubwiye ko hari akantu wenda bagiye gukora, bagatanga nk'abantu bafite ubushobozi, amaboko mazima, bafite ubuzima buzima, babaha wenda nk'igishoro bakaba bakwiyubaka. Ibyo nabyo turabitegereje, hari amarisite yaje, turiyandika mu tugari twose. Ubu rero sinzi ngo niba bigeze mu karere, niba bigeze mu mujyi wa Kigali, ntago tubizi, turategereje gusa. Twabonye izo lisite ziza, abacitse ku icumu bariyandika, sinzi niba biri mu Rwanda hose cyangwa aho ntuye, ariko iyo lisite yaraje, yaragiye, turategereje rero. Wenda Imana itugire neza, ubwo bushobozi bukaza, umuntu yacuruza n'ayo makara cyangwa n'izo nyanya, ariko ubuzima bugakomeza. Gusa icyifuzo numva mu by'ukuri, numva mfite cyane njye ku giti cyanjye, mu by'ukuri numva turarembye pe, turarembye rwose. Amacumbi cyane, nk'uko imyaka nk'uko bivuze 27 irashize cyane, wenda nk'abantu batwiciye, mu by'ukuri nta ndishyi twe turanabona. Abishe barafunzwe barongera barafungurwa, ayo matongo ari aho ngaho, ariko mu by'ukuri numva badushakiye aho kugama imvura. Nk'ubu kwa kane kwaje, imvura urabizi yo kwa kane ukuntu bimeze, niyige turiho wirebera
mu by'ukuri numva babonye uburyo badufasha bakaduha amacumbi cyane nkatwe dufite abana biratugoye cyane mu by'ukuri buryo ufite aho kuba naho wabura icyuha umwana ariko nta muntu uri buguhagare hejuru ngo sohokera mu nzu ugenda mu by'ukuri tubonye aho kuba tubonye amacumbi byadufasha na trauma umuntu afite mu mutwe nuko nta cumba afite. Uratwibwira hanyuma utubwire ikibazo ubu ngubu ufite. Nitwa Mukabadende Jeanne, nkaba nacitse ku icumbi rya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubu rero kuva icyo gihe amazu barayashenye barazirangiza n'abantu barabayica. Ubwo rero nyine ndaho ngaho kuva icyo gihe kugeza n'ubu ntabongeraho kuba rwose. Ubu nta hantu ba nta habi ni hano ku muhanda. Oya nyine ubwo ngubwo nakomeje kujya nkakodesha nyine baduhaga inkunga y'ingoboka kera baduhaga 45. Ayo mafaranga rero nkayakodeshamo inzu kandi akanambeshaho mu buzima busanzwe. Noneho rero ubwo ngubwo nyine amafaranga aza kugabanuka. Agabanutse ndavuga nti se ko agabanutse noneho nzajya nkodeshamo inzu. Ubwo yaragabanutse ajya kurangahe? Ubu ngubu ni duhaga 12,000. N'indu yabaha ifarije. Ubwo rero nyine amaze kugabanuka biranshobeye. Ubwo nibwo mbitekereje umuntu w'umugira neza aragenda arambwira ati reka nkora mfite inzu kwitonga iwacu reka ngenda nyigutize. Ubwo ngubwo naragiye arahanyereka kwitongo ni mwitongo ni mwishyamba bahateye ishyamba bakikizaho ishyamba ariko inzu isigaramo hagati. Ubwo rero niho mba ni mwishyamba nta hantu hatoroshye imvura iragwa nkanyagirwa amabati yarashaje hari ibyumba ntageramo nyine imvura ikuzura. Iyo imvura yaguye nk'iyitumba ndarampagaze ntega ibintu bikuzura nkajya kumena hanze ubwo sindyama. Ubu ni mu gihe cy'imvura. Mu gihe cy'imvura niko meze nk'imvura iguye ntahari. Sanga ibintu byakomeye ahantu hose huzuye amazi ntaho ndi buryame ntaho ndi bucane. Ubana nande? Mbana n'abana. Abana banjye 5. Namaze kujyana n'umwuzukuru. Ubwo urumva ko nkuze. Ufite nk'imyaka ingahe? Mfite imyaka 54. None ubwo se kubaho nyine udafite inzu udafite icumbi ababishinzwe bakubwira ngo iki? Abishinzwe nyine bajya badukorera inama bakabishyira ku rutonde nkakomeza nkategereza n'ubu ndacyategereje. Umaze igihe kingana iki ku rutonde imyaka ingahe? Muri za 2016 na 7 hagati aho ngaho niho twagiye tujya ku rutonde. Ubu noneho umuntu yakwibaza ati ubayeho ubuzima bumeze gute kutagira inzu hanyuma imibereho yindi isanzwe? Imibereho isanzwe ko n'ubundi ntabaho neza ntabwo mbaho neza n'ubundi mbaho nshishuro nshakisha imibereho nshishuro umugongo ntawo ngira. Nta mugongo ngira ubu ngubu warashize ariko ndagerageza nkagenda mpaye kiraka nkagikora ariko ndaho ngaho nyine Imana imbeshejeho. Ni ubuzima bugoye cyane uzi ko abantu bakureba bakavuga ngo umucumbitse uzi umucumbitse ndakomereka we nakomereka cyane ngo ni umucumbitse ukumva nta jambo ufite muri ako gace ucumbitsemo kumva nta jambo ufite bakabona ko mbese kuba nta jambo ufite ngo ni umucumbitse haza yenda nk'igikorwa runaka ngo uriya ni umucumbitse ukumva nta kabazo uzi neza ko mwari mufite amazu yubatse nta kibazo mwari mufite. Ubwo rero nyine ubwo ndabyihangana nkabamo ntyo gusa tuba tubayeho nabi. Ubwo farije iracyabaha iyo nkunganire y'ibihumbi 12? Irabiduha burya yabimpaye rero ndavuga umugabo wanjye yahembwe. Nkaba nanjye mpagaze neza nkaguramo nk'ako gatenge nkaguramo icyo kurya nta kibuze nkumva nguwe neza. Farije yatubereye umubyeyi niyo mpamvu n'ubu tuyitegereje. Uretse ikibazo cy'abarokotse Jenoside badafite amazu yo guturamo hari kandi n'ikibazo cy'abafite amazu ariko amaze gusaza akaba akeneye gusanwa byihutirwa. Naganiriye na bamwe mu barokotse Jenoside batuye mu murenge wa Shyogwe ni mu ntara y'Amajyepfo. Witwa nde? Nitwa Agnes Nyirajuru. Izi nzu twarazihawe tuzubakirwa na Vega Gahozo nyine nabwo nibwo bushobozi yari ifite. Urabona ko hafi ya zose muri rusange nta guhoma kundi uko baziduhaye niko bimeze.
inzu ndayibona nta sima irimo, ariko yubatswe n'amatafari ya rukarakara. Hanyuma uko bimeze nko muri iki gihe cy'imvura? Mu gihe cy'imvura irava, nk'ubu ngubu rwose bibaye byiza kubona muhageze, ndetse ahubwo n'imvura igahita iza rwose. Utambagiye wasanga no haruguru hari ahantu buhavuye mu cyumba cyo haruguru nyine kihuza korodoro. Ahangaha ndeba hano hari y'umuryango tureba ahangaha. Aha nyine urumva ko hari n'igihe bijya bimanuka hagati ahangaha amazi agashoboka. Icyumba cy'ibintu nacyo amazi yacengeyemo hasi. Aha naho ubika ibintu? Iki ni icyumba cy'ibintu, amazi yacengeyemo hasi, niyo ubitseho ikintu usanga cyatose. Ubwo rero icyitwa akabaraza karasenyutse, nawe urabibona n'amaso yawe. Mbega n'inzu zagiye ziturika rwose, nyine harasadutse. Mba mfite ubwoba kuko kera uburiri bwari burahampunga idirishya, urabona amadirishya ameze nk'amashuri ya kera. Nyine ubwo birakomangana nkagira ntihari ruvuyeho. Kera nyine nari narahunze naragiye ahampunga idirishya, ariko nahavanywe n'aha hantu ureba hasadutse, ku buryo rwose imvura yaguye ari nyinshi yarayigwa cyangwa mu gitondo ujya kumva bigenda bitaka, kumva hari nk'ibintu biguye hejuru. Ubwo rero muri make ntabwo ari njye njyenyine, rwose ni muri rusange. Ubu hano ubana nande? Mbanamo n'abana babiri, mwisengeneza wanjye n'undi mwana w'umukobwa ubu yagiye kwiga. Ubwo muri make ntabwo mvuga nivugira ku giti cyanjye, ndavugira n'abavandimwe, kuko n'abavandimwe bazubakiye rimwe. Byabaye nka hutiye kugira ngo badukize amacumbi, kandi amacumbi yaraturembeje. Nubwo wakwimuka wimura igitanda unyagirwa, ariko uranyagirwa ntawe ugusaba ubukode. Rwose na leta yari yadufashije ntako itagize, rwose turayishimira. Icyo twaba dukeneye muri rusange twese n'abavandimwe banjye duturanye ahangaha rwose muri uyu mudugudu wa Musezero. Ubwo rero nifuza ko muri twese hagira igikorwa cyo kugira ngo mudusanire icyo twifuza twese hamwe, ni ugusanirwa. Nawe ndumva amaso yawe arabireba, areba uko iyo nzu nyine bimeze ntacyo, ariko uko biri kose wimura uburiri ujya hatava. Niyo amahuheza aje ari menshi hariya kuri ririya dirishya nayo aranyagira, nkimura nkongera nkigize igitanda hagati. Ubwo hamara gucya nkashaka inzira iza kuza gusohoka nkigeza ku idirishya. Wayibonye imvura, amahirwe tugeze nuko n'imvura iguye nyine wa mugani. Uhageze banza Imana yashatse kugira ngo ikwereke ku kibazo giteye. None uretse ubwo bukode se hari ukundi ubayeho gute? Uko tubayeho ni gutyo, n'ugufata hirya no hino. Wabona uri gutera ibishyimbo ukamuterera akaguha ikirarira, wabona uri guhinga hepfo mu bishanga babigize koperative. Ubwo rero uri muri koperative yaguhaye akaraka ko gutera ibyo bishyimbo, ubona ikirarira. Mu buzima busanzwe twese hamwe nta n'umwe ufite ikintu kindi ashobora kuba abasha kugeraho. Turakuze rego, ubu nta mbaraga. Ufite imyaka ingahe? 64. Ngo turakuze, nta muntu waguha n'ikindi kiraka kinindi kirenze gutera intabire. Wowe uratubwira witwa nde? Nitwa Mukarwoba Kajereturuta. Ibibazo amazu yacu afite nyine arashaje, yubatswe hambere mu mwaka wa 2003, ariko agenda nyine asenyuka kuko bayubatse mu buryo bwo twihutishiriza kugira ngo tubone aho tuba. Twari turi mu macumbi muri make. Ubwo rero dore ahangaha urabona ko byasenyaguritse, hejuru yarasadutse hariya urabibona, hirya ho yarasadutse by'intangarugero ku buryo ahangaha dore uko hameze harasadutse guturuka hasi kugera hejuru. Ubwo rero ni ikibazo. Ubu bigutera ubwoba ko yakugwaho? Hari igihe higeze kujya haza imitingito, ni nacyo cyakajije uyu mututu ureba urasaduka cyane. Ubwo rero hajya kuza indi mitingito nyuma y'ubwo ngubwo iba yaratuguyeho n'abana. Abana bangahe? Mfite abana 2. Hanyuma ndabona ufite harimo n'umuriro ariko? Umuriro urimo, ariko
mbese mutwo ngerageza nanjye kwikorera umuriro ninjye wawizaniye nzana n'amazi kuko nabonaga ngeze mu gihe cy'intege nkeya cy'ubukure nta kibazo kumva nukiri muto ndi mukuru mfite imyaka 53 ntabwo bigaragara ubwo ni Imana igenda ihishira abantu bayo igenda igira uko ibigenza ikadutwikira ubwo rero no kuvuga ngo nyine kubwo kwihutisha kugira ngo tubone aho kuba n'ubushobozi igihugu cyari kitaragera ku bushobozi buhambaye baratwubakiye nyine badushyiramo ariko n'imbere nyine nta masuku ahagije arimo nta gapavoma nta gaprafo ariko mu byo twagiye dushobora nyine nkanjye ubwo nabonye utu duce tw'udutafari ngerageza gusasamo ngo ngabanye umukungugu ariko nyine imibereho yacu ntabwo ari myiza muri make nk'uko imvura yaguye mwimuka mu byumba turimuka hari icyumba umwana araramo nicyo kiva cyane ubwo rero nyine agerageza kwimuka akaryama nka hano muri salo imvura nyinshi igahita biragoye ariko nyine turihangana kuko tuzirikana yuko hari yenda n'udafite aho yikinga ariko iyo ubasha kuva mu cyumba kimwe ukajya mu kindi kuko bari batwubakiye n'inzu idashebeje nuko nyine ukagira aho wimukira imvura ikagwa igahita ubuzima bugakomeza mu buzima busanzwe wenda uretse iby'inzu se ubuzima busanzwe ubayeho gute mu buzima busanzwe ntabwo ari byiza cyane kuko iyo bijya kuba byiza cyane nanjye iyi nzu ntabwo iba yarabaye gutya nyireba byumvikane rero ko ntabwo ari bwiza nyine kubaho no gupfundikanya. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mu gice cy'iburasirazuba bw'u Rwanda aho nasuye ibibazo by'amacumbi y'abarokotse Jenoside bigenda bibonerwa umuti mu gace ka Rwamagana ngo abasigaye batarubakirwa n'imbarwa. Aha nasanze bari kubakira umwe mu barokotse Jenoside inzu ye yari yarasenyutse ubu arubakirwa inzu nshyashya. Nitwa twagira Amarira kureta. Bari kukubakira Barimo baranyubakira. Iyo wabagamo niyi ngiyi rero yari imeze ite? Yari imeze nabi ni icyumba kimwe mbega. Uyibamo wenyine? Nabanamo n'abana batatu, umwana n'abana be babiri. Yavaga se ko ari mu gihe cy'imvura bimeze gute bya bimeze? Irava n'amashahara yisenya cyane. Sinshobora gushyiraho kondo ngo gahagarareho. Irava mbese muri make. Ubuse iyi nzu nankwira rwose ntabwo nkwiriye ntiyankwiraga. Bayiguhaye kuva ryari? Iyi ngiyi yari ahasenyutse 2018 hanyuma banyubakiriye ngiyi niba murembe iyo myaka yose ishize ko ariyo narindimo. Kuva 2018 z'itafari rihiye. Z'itafari rihiye n'ivyo Imana yakoze. Nukuri kose bunishimwe ry'Imana rikomeye cyane narashimye cyane. Cyane. Inzu y'ikizungu da. Iyi nzu imaze gusenyuka. Babashije kunyubakira kariya. Ntabwo nigeze ngira ubwihe bwo kuvuga wenda ngo sinzabona homba. Oya, numva giteka mfite ibyiringiro by'uko cyo nikigera nshobora kubona icumbi. Mbonye icumbi n'ukuri, mbonye icumbi. Navuganye n'ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana uburyo bari kubigenza mu kwihutisha ibikorwa byo gusanira no kubakira abarokoze Jenoside. Nitwa Umutoni Jeanne nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije nshinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rwamagana ntara y'Iburasirazuba. Muri aka karere tumaze kubakira imiryango igera ku 1650 nkuko twari tuyifite n'ubundi itishoboye, ariko ukurikije imyaka ishize irenga 25 amazu yubakwaga mu buryo butandukanye, amwe akomeye andi wenda atanakomeye, ariko imyaka imaze gushira birumvikana neza ko hari amazi amaze gusaza. Natwe rero turayafite
ajya kugera 300 tukirwana no gusana, kandi dufite abafatanyabikorwa, dufite farge, dufite n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye, kuko abacitse ku icumu nabo n'abaturage bacu nk'abandi. Iyo tugize ubwinyagamburiro wenda budget ya farge atari nini, tugerageza gusana. Gusa urugendo ruracyari rurerure kuko amazu agenda yangirika uko imyaka iza, ariko mu by'ukuri tumaze kubakira imiryango ku buryo bushimishije. Imiryango irenga 1500 ni imiryango yo kwishimira kugeza ubu. Twavuga ko muri Rwamagana nta muntu wacitse ku icumu rya Jenoside udafite aho kuba. Ntago twavuga ko bose bafite aho kuba, ubwo nari mvuze iriya miryango kuko ariyo twatangiranye muri icyo gihe gishize, ikaba yose yarubakiwe. Ubwo tukaba turi no muri gahunda yo gusana zirimo kwangirika, ariko hari n'abandi bagenda bagaragara nubwo batari bari kuri urwo rutonde. Ushobora gusanga mu mwaka w'1995 aho twatangiriye kubaka, umuntu wenda yari umwana, ubu akaba yarakuze, akaba yarabyaye, akaba yarashakishije ariko bikanga, ugasanga byanga. Abo tugiye tubafite nabo tugifite urutonde rurerure. Niyo mpamvu uyu munsi ntavuga ko bose bafite amazu, ariko byibura abenshi mu bo twatangiranye icyo gihe bo bamaze kugira amazu, nubwo agifite byinshi byo gukoraho, ariko abayafite nibyo kwishimira. Abandi bo bagenda baza bitewe n'ibibazo abantu bagenda bagira mu miryango, kandi tugakomeza kubafasha n'icyo ubuyobozi bubereyeho. Harabuvuze bakiri ku rutonde, hari icyizere ko ibihe by'imvura ibibazo ni byinshi, kutagira icumbi, abari ku rutonde bagire icyizere kingana gute? Mu by'ukuri iyo ibihe by'imvura bihari n'ubundi ntago twubaka, kuko ntago twakubaka inzu ziri busenyuke. Icyizere twatanga nuko abaturage bacu turabazi, tuzi naho baba, abo batishoboye. Ni ukuvuga ngo tutarubakira kandi ari umugenerwabikorwa utekerezwa kubakirwa, tuba tumukodeshereje kugeza igihe tuboneye ubushobozi, cyangwa se n'igihe kiza cyo kumwubakira cyangwa kumusanira. Cyangwa se ugasanga n'undi ukiba mu muryango ariko tugomba kuhakura kuko nawe afite umuryango. Ibyo byose tugenda tubimenya, umuntu ku giti cye, abantu baba bafite ibibazo bitandukanye, ariko ibyinshi turabizi. Dufite uburyo dukorana na komite zayibuka ziri ku rwego uhereye no ku mudugudu, akagari, umurenge. Biroroshye kumenya amakuru y'umuntu, tukamenya n'icyemezo tumufatira mu gihe tugitekereza yuko turi umwubakire cyangwa turi bumusanire. Ni nayo mpamvu rero nababwiraga yuko ntavuga ko bose bafite amacumbi, kuko ugenda usanga abantu birepeta bagaruka bitewe n'ibibazo yagize wenda mbere tutari tumufite. Iyo rero yemejwe, komite ikamwemeza, tukohereza kuri farije bikemerwa, tubona ingengo y'imari tukubaka, cyangwa se tugakoresha abandi bafatanyabikorwa kugira ngo tumwubakire, wenda farije ikomeze imufasha mu bundi buryo. Dufite abafatanyabikorwa benshi, hari abo twubakira abafatanyabikorwa bakaduha inka, hari abo twubakira abafatanyabikorwa bakaduha isakaro no gukinga n'iki. Dufite uburyo bwinshi dufashamo abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyane cyane ko hariho n'abo bafite ubushobozi buri limite, nabo tukabunganira. Ubu igikorwa cyo gusana cyaba cyatangiye, cyaba batangiye wenda kureba inzu zigomba gusanwa, biteye bitaho ngaho ku buryo kwibaza wenda yuko mu gihe gitoya abafite inzu zifite ibibazo bari bube nta kibazo bafite? Murakoze cyane. Icyambere cyo nuko tugira profiling. Ruriya rutonde rw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi tuba tubafite. Ni nkuko tugira n'abandi bafite, buriya hari n'ibindi bibazo dukemura by'abaturage badafite aho baba mu buzima busanzwe bya human security. Ubwo rero nabo dufite urutonde rwabo. Tuba dufite urutonde rw'abo tugomba kusanira, tuba dufite urutonde rw'abo kubakira, tuba dufite yewe muri abo dusanira ntabwo inzu ziba zisanwa kimwe. Hari ibiba byihutirwa bitewe n'uko inzu imeze, hari n'ibitihutirwa ariko
iyo profiling niyo itugida, niyo ituyobora mu kumenya ni hehe turi bubanze, ni hehe turi bukurikizeho. Twaratangiye rero, dufite abo turimo gusanira, dufite abo turimo kubakira, dufite n'abo tuzabikora mu mwaka w'ingengo y'imari itaha, buhoro buhoro tukagenda tubikora, kuko n'ubundi ntabwo tubikorera rimwe. N'aya mazu nababwiye twubatse arenga 1650 twayubatse muri iyi myaka 27 ishize. Ubwo rero ikigaragara nuko uyu mwaka tuzafasha imiryango byibura 22. Ubwo ibyo ni ibintu bijyanye n'ingengo y'imari, ariko tutirengagije ko dushobora kubona umufatanyabikorwa anytime tukongeramo andi mazu imwe cyangwa ebyiri, ariko ibyo tuba twizeye nibi. Ubwo rabasanirwa buri mwaka tuba tubazi, ni bagenzi baba babatoranyije, ntabwo ari akarere. None tukaba tubizi ngo si uyu mwaka tuzubakira 22, ubutaha ni bangahe. Twamenya umubare, tukamenya n'urutonde rwabo dukurikije abababaye kurusha abandi. Tubikorana na komite, tubikorana n'abagenerwa bikorwa, tubikorana na farije n'abayobozi. Nabibutsa ko iki kiganiro cy'imvo n'imvano mu gikurikira kuri FM Igoma ni Bukavu muri Republika Demokarasi ya Kongo, kuri Kisoro FM ni muri Uganda, kuri Facebook ya BBC Gahuza no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Hari igitekerezo waba ufite kuri iki kiganiro? Twandikire kuri info@bbc.co.uk. Umuryango urengera abarokotse Jenoside ibuka uvuga ko uhangayikishijwe n'ikibazo cy'abadafite amacumbi, ariko ko icyizere gihari cyuko bagiye kuyabona. Ahishakiye Naftali ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka. Turashimaho ibijyanye n'icumbi bigeze, kuko kugeza ubu hari amazu asaga hafi 30,000 yubatswe kugira ngo atuzwemo abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko n'uyu munsi haracyari imiryango mike itagira icumbi. Ugasanga rero ni ikibazo gihangayikishije nyuma y'imyaka 27. Nibyo dushima ibyakozwe, ariko nabo bakeya basigaye dutekereza ko mu gihe gitoya kidatinze bubakiwe bigakemuka byaba bishimishije, kuko icumbi ni ingenzi ku muntu. Ni byiza rero yuko nabo bakubakirwa bigakemuka. Turebe ikibazo mu buryo rusange. Uyu mubare w'abarenga 800 badafite amacumbi, twavuga ko bose bamaze imyaka 27 barabagejejeho ikibazo cy'uko nta nzu bafite, ko bagitegereje, cyangwa se ibibazo kuri buri umwe bigiye bitandukanye, bagahurira gusa ko nta nzu bafite. Murakoze. Ibibazo bigiye bitandukana kuri buri wese, ntabwo ikibazo kiba ari rusange. Nta nubwo twavuga yuko imyaka 27 ishize badafite icumbi. Mu by'ukuri habaho igihe usanga uyu munsi umuntu ukeneye icumbi ari umuntu utarurikeneye mu 2000, utarurikeneye mu 2010. Uyu munsi akaba ari bwo mu myaka 2-3 ishize akaba ari bwo agaragaye nk'umuntu utishoboye, udashobora no kwikodeshereza. Murumva ntabwo ubushobozi bw'igihugu bwari buhagije kugira ngo amazu yose yubakirwe rimwe. Hari abarokotse Jenoside rero bari bafite imbaraga, bashobora gukora, bakabona amafaranga, bakikodeshereza kimwe n'abandi banyarwanda bose. Ariko uko imyaka ishira indi ikaza, ukagira utyo ukabona umuntu akagira ibibazo by'ihungabana, akaba yatakaza akazi, n'ibikomere bindi yagize muri Jenoside bikaba byamugiraho ingaruka ku buryo adashobora gukora ngo atange umusaruro yinjize nk'uko yabikoraga mbere. Ugasanga abuze ubushobozi bwo kuba yakwirwanaho, aribwo ahindukira akavuga ati nanjye nkwiye gufashwa iki ngiki. Hari abantu nk'iyo tuvuga ababyeyi bagizwe incike na Jenoside uyu munsi bacumbikiwe mu nzu z'amasaziro. Ni abantu iyo ugiye kureba Jenoside yakorewe Abatutsi yarangiye bakiri bato, bari mu myaka 40, imyaka 45. Ni abantu icyo gihe batabarwaga
nk'abatishoboye n'abantu bashoboraga kwirwanaho mu buzima busanzwe, ariko uko imyaka igenda ishira nta bundi bufasha bashobora kubona, ugasanga bari mu bantu bafite ibibazo byabo by'imibereho, byaba iby'icumbi n'ibindi kurenza abandi. Usanga rero ntabwo ari ikibazo wavuga ngo ni rusange, ni ikibazo ugenda usesengura umuntu ku wundi. N'ubu niyo tuvuga ngo imyaka 27 ntabwo hari abo bashoboraga kwikodeshereza, ariko n'uyu munsi abenshi abashobora kwikodeshereza cyangwa kunganirwa, ariko bigoranye. Niyo mpamvu uyu munsi baba barashyizwe ku rutonde rw'abantu batagira aho baba bakeneye gufashwa. Hari abo twagiye tuganira hirya no hino mu gihugu, bamwe bavuga bati turacyari ku rutonde, tumaze igihe ku rutonde, turacyategereje. Twavuga ko urutonde rukorwa gute rw'abategereje amazu, rw'abagomba guhabwa amazu? Murakoze. Urutonde rwose rukorwa mu buryo busobanutse, ni urutonde rukorwa mu mucyo, rukorerwa bituruka mu tugari. Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo ubwabo bakicara na komite zibahagarariye n'inzego z'ubuyobozi bw'ibanze, abantu bakicara bakareba umuntu utishoboye, umuntu ukeneye icumbi byihutirwa kurenza abandi. Urwo rutonde rukazamuka rukemezwa ku murenge, hanyuma urwo rutonde rukajya ku kagari, bakagenda bahuza urutonde rwo muri buri murenge rukazahurizwa ku karere. Uko bikorwa rero, iyo urwo rutonde uko baba babatondetse bakurikiranye, ni ukuvuga uwa mbere niwe ukeneye icumbi byihutirwa kurenza abandi. Iyo bigeze ku karere, iyo bitewe n'ingengo y'imari yabonetse yo ku karere, bavuze bati uyu mwaka tuzubaka amazu 40, tuzubaka amazu 80, ni ukuvuga bayatanga bahereye ku wa mbere bagana ku wa nyuma, ariko bakagenda basaranganya imirenge. Birumvikana uwa mbere bakavuga bati turaha kuva ku wa mbere kugera ku wa gatatu muri buri murenge cyangwa ku wa gatanu muri buri murenge. Abo bantu baba bazwi, nta buriganya bushobora kubamo, kuko abaturage baba bazi uko bakurikiranije abantu, kugira ngo umuntu hagire usimbuka undi. Ni ikibazo, ni ibintu bidakunze kubaho. Kugira ngo bibeho nuko urutonde rushobora kuba rwarakozwe nko mu gihe cy'imyaka nk'ibiri, umuntu ashobora kugira ikibazo kirenze cy'abandi mu mwaka cyangwa uyu munsi, ariko akagira ibibazo atari afite mu myaka yashize. Umuntu wagira ubumuga butunguranye, umuntu wagira ibindi bibazo bitandukanye, icyo gihe za nzego zibemeza zishobora kwicara zikamukorera raporo, hakabaho ubuvugizi, akaba yazamuka akajya mu bambere. Ariko ibyo ngibyo ntibikunze kubaho. Usanga rero rwose ku bijyanye n'urutonde bikorwa neza, haba harimo ubushishozi, kandi inzego zose zikabihuriraho zikabikora neza, nta kibazo gikunda kubamo. Naftali, mukanya turavugana n'abakuriye ikigega cya FARG gifasha abarokotse, ariko dusoza hari ikintu cya kampanye kigeze kuba cyitwa $1 campaign. Ni nk'ubukangurambaga bwo gushyira imbaraga hamwe z'amafaranga. Icyo gihe habonetse inzu rwose nziza kandi nini icumbikiyemo abarokotse Jenoside. Abantu baribaza bati kuki ubukangurambaga nk'ubwo butongeye cyangwa se byahagaze? Abantu bibazaga yuko nko mu myaka 2-3 gutyo hajya haba ubukangurambaga nk'ubwo kugira ngo ikibazo cy'amacumbi ku barokotse Jenoside kirangire. Kuki ubwo bukangurambaga butakibaho? Byagenze gute? Murakoze. Navuga yuko ubukangurambaga nka kira gikorwa kuko cyarabaye, abantu bashyiramo, bagaragaza ubushake, bashyiramo ubushobozi, iriya nzu iraboneka. Ariko mu by'ukuri ntabwo abantu bajya bahora mu bukangurambaga bumwe. Hari n'igihe nk'ubu mu minsi ishize twebwe nk'imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi twakoze ubundi bukangurambaga bufasha, bushyigikira, buremera
abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bari bagizweho ingaruka na lockdown na gahunda ya guma mu rugo. Icyo gihe abantu rwose batanze ubushobozi, dushobora kubashyigikira mu bihe bitoroshye, mu ngaruka zikomeye bari bagezweho na COVID-19. N'ubu rero n'ibijyanye ntabwo abantu bashyiramo imbaraga navuga bimeze nko gusabiriza, ariko buri gihe dushishikariza abantu ko umuntu ufite ubushobozi wese yagiramo uruhare. Ubu ngubu hari ibigo twegera dushishikariza bigashobora kubakira abatishoboye. Ntabwo ari leta y'u Rwanda yonyine ibikoraho. Ugira utyo ukabona ibigo bitandukanye mu gihe cyo kwibuka abantu baravuze bati turashaka kuremera uwacitse ku icumu, abantu bakaba bamwubakira inzu. Ibyo birakorwa. Iyo ugiye za Rukumberi ukajya n'ahandi usanga izo nzu zarubatswe. Hari abakozi bo mu bigo, urugero nk'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu myaka yashize, abantu bakishyira hamwe bakavuga bati tuzaremera uwacitse ku icumu kandi tuzamwubakira. Ukabona bubatse amazu 3, basanye andi 25, n'ibindi bigo bigenda bibikora. Ntabwo ari kampanye abantu bashyiramo imbaraga kugira ngo bizagaragare nk'aho ari gusabiriza cyangwa kugondoza abantu, ariko ubushake bw'abantu rwose turabushyigikira kandi tuba tubukeneye. Usanga hari ibigo binavuga biti nibura n'amazu farije yubakiye abatishoboye, ukabona ikigo gifashe umwanzuro wo gutangamo amashanyarazi akomoka ku zuba, n'amashanyarazi atagorana ku muntu utishoboye kuko ntibimusaba kugura umuriro. Ari nabyo dushishikariza abandi ko ari bwo buryo bajya bacaniramo abantu batishoboye, kuko twabonye ari uburyo buborohera. N'ibindi kubashyikiriza amazi meza birakorwa. Usibye ko nyine kampanye nk'iriya yakozwe kubakwa ririya cumbi rya $1, ntabwo iyo twongeye kuyikora. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Agataho ikigega cya farije gifasha abarokotse jenoside kiratangaza icyizere ko mu myaka itarenze 2 ikibazo cy'abarokotse badafite amacumbi kizaba cyakemutse. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa farije Madame Uwacu Julienne yabwiye BBC ko umubare usigaye w'abadafite amazu ari wo muto ugereranije n'uwabamaze kuyabona. Jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa muri 1994, kimwe mu bibazo byinshi igihugu cyari gifite n'abari bayirokotse bari bafite n'amacumbi, ku buryo kuva muri 1994 kugeza ubu hari byinshi byakozwe mu gukemura icyo kibazo. Aho mbere yuko farije ishyirwaho, farije yagiyeho muri 1998, mbere yaho hagiye haba ibikorwa bitandukanye bikozwe mu buryo bw'umuganda, mu buryo bw'imiryango y'abantu bishyize hamwe kugira ngo bashobore kubonera amacumbi abari barakotse jenoside badafite amacumbi. Uhereye muri 1998 noneho farije igiriyeho kugeza uyu munsi mu mwaka w'2021, imibare dufite y'abantu bamaze kubakirwa uhereye ku ibarura ryakozwe mu 2014 ryo bari bakeneye amacumbi. Ubu tuvuga ko abantu basigaye batarubukirwa bakeneye amazu n'abantu 876 abantu bagomba guhabwa icumbi batarubakirwa mu gihugu hose. Nubwo tuvuga ko ari 876 batarubakirwa, tuzi neza ko ari amazu yubatswe guhera muri 1994 kugera nko muri za 2003 2004 yagiye bakwa mu buryo bwihuta.
ku buryo harimo ashaje agomba gusanwa. Ubu rero nituvuga ikibazo cy'amacumbi turabishyira mu byiciro bibiri. Hari abantu bagomba guhabwa amazu batarubakirwa, ariko harimo n'abantu bubakiwe noneho amazu yabo akaba ageze igihe cyo gusanwa. Ibyo byose byagiye bikorwa hifashishije ingengo y'imari. Nakubwira ko kugeza ubu hamaze kubakwa amazu 29,000 n'amazu 15 amazu mashya yubatswe. Hanyuma amazu yasanwe ni 4,000 n'amazu 50. Ndavuga byakozwe na FARG, ariko mbere ko FARG ijyaho naho hari imibare yerekana ibyari byarakozwe. Ubu rero ukurikije ibimaze gukorwa n'ibisigaye gukorwa, ushobora kwibaza utese iki kibazo kizarangira ryari. Ubundi twihaye ko kugira mu 2024 aya mazu make asigaye kubakwa, amazu mashya 476 agomba kuba yubatswe, noneho n'amazu yo gusanwa tukabarura inzu ku yindi kugira ngo tumenye umubare w'amazu yo gusanwa uhari tuyasane. Kandi buri mwaka w'ingengo y'imari tugera amafaranga yo kubaka amazu mashya, tukagira n'amafaranga yo gusana amazu ashaje. Tukabikora mu bufatanye bw'inzego z'ibanze n'imiryango iharanira inyungu z'abarokotse Jenoside, kuko nibo bazi ninde koko utishoboye ugomba guhabwa icumbi. Ibyo tukumva tuzabigeraho kuko amazu yubatswe muri iyi myaka nk'icumi ishize yagiye yubakwa mu buryo bukomeye burambye, hakoreshejwe ibikoresho n'abantu babyize babizi. Amaze kubakwa ahantu hatashyira mu kaga ubuzima bw'abubakiwe, bakubakirwa ku midugudu, ahantu hari umuhanda, hari amazi, hegereye ivuriro, ku buryo mbese usanga uwubakiwe yahawe icumbi rwose azaturamo mu gihe kiranze. Reka turebe noneho hari ubufasha FARG yageneraga abarokotse badafite uko babayeho, bwaba bukiriho biteye bite? Nibyo FARG muri inshingano ifite porogaramu 5. Muri zo harimo uburezi, hakabamo iyo kubonera abarokotse batishoboye amacumbi, hakaba ijyanye no guhabwa inkunga y'ingoboka, hakaba y'ubuvuzi, hakaba no gutanga inkunga ku mishinga iciriritse ibyara inyungu. Izo gahunda uko ari 5 zose ubu tuvuga mu mwaka wa 2021 turazacyazikora, kandi buri gahunda ifite ingengo y'imari yigenewe. Nta uko ikiga cyashyizweho inshingano cyahawe nta nimwe irahinduka kugeza uyu munsi, kandi ibyo dukora tubikorana n'abagenerwabikorwa, tubikorana n'inzego z'ibanze kandi mu gihugu hose. Ntabwo dufite agace kamwe dukoreramo ngo kandi tukirengagize, aho ikibazo kiri hose turahakorera mu gihugu. Ubwo bufasha rero byaterwa n'ubwo ushaka kuvuga ubwo ari bwo ubufasha bw'amafaranga. Hari inkunga y'ingoboka itangwa ku bantu batishoboye, n'ubu iracyatangwa. Ku nkunga y'ingoboka kugeza ubu tumaze gutanga miliyari 29 na miliyoni 26 n'ibihumbi 25. Tukuma tuyiha abantu bageze ku 25,000 na 780. Ayo mafaranga haratangwa mu turere aho abagenerwabikorwa bayabona binyuze ku makonti yabo mu bigo by'imari, cyane cyane muri sako, kuko nizo ziri mu mirenge sako iri hirya no hino aho batuye. Hakaba n'inkunga y'ingoboka yindi abagenerwabikorwa bahabwa binyuze hano ku cyicaro cya FARG. Iyo nayo ariko bakaba bataza kuyifata hano mu ntoki, tukaba dutegura ibijyanye nayo tukayohereza ku makonti yabo. Ushaka kwibaza utese kuki harimo itangirwa mu karere ndi gatangirwa kuri FARG, cyangwa amafaranga atangwa ngana iki? Hari 12,500 atangwa mu nkunga y'ingoboka mu buryo busanzwe kuri buri muntu utishoboye wemejwe muri gahunda y'inkunga y'ingoboka. Hakaba 30,000 bitangwa kutishoboye ariko ugeze mu zabukuru udashobora kugira ikindi kintu akora. Noneho uretse ayo ngayo mvuze, hakaba n'andi atangwa bitewe n'ikibazo umuntu afite. Fata urugero, hari abantu bageze mu zabukuru kandi bafite indwara zidakira, bagomba kwivuza ku mavuriro atandukanye. Harimo n'abajya kwa muganga igihe inshuro zirenze 1 cyangwa 2 mu cyumweru. Abo ngabo tubagendera inkunga yindi yihariye yiyongera kuri ya yindi y'ingoboka y'30,000. Haba harimo amafaranga ari y'urugendo nayo kubaha ibibatunga, kuko ushobora kuba waramwubakiye inzu, ukaba wamuhaye ubuvuzi,
ariko adafite ifunguro, adafite ibimutunga cyangwa adafite umuntu ushobora kumufasha kuritegura, ugasanga ntacyo bimumariye. Iyo nkunga rero y'amafaranga atangwa irahari ntiravaho. Icya kabiri, bijyanye n'amafaranga, hari abantu batishoboye ariko bafite ibyo bashobora gukora binyuze mu mishinga. Iyo mishinga n'ubu ngubu iterwa inkunga abagenerwabikorwa, ni ukuvuga abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ariko bari mu cyiciro cy'abatishoboye, bakora imishinga bakayishyikiriza urwego rw'ibanze aho bari, hanyuma imishinga ikazagera hano kuri farge, hakaba gahunda yo kubasura, tugasuzuma imishinga bashaka gukora naho bashaka kuyikorera, bagaterwa inkunga. Iyo gahunda y'imishinga nawe imaze gutangwaho amafaranga arenga miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda kandi birakomeza. N'izindi gahunda nubwo badahabwa amafaranga mu ntoki ariko nazo zitangwaho amafaranga. Ngira ngo wenda ikijyanye n'amafaranga niba aricyo rukeneye kumenya ni imishinga n'inkunga y'ingoboka, naho uburezi, ubuvuzi n'amacumbi bigendaho amafaranga ariko agatangwa ku batanze izo serivisi mu magenerwabikorwa yahawe. Tugaruke gato wenda ku kibazo cy'amacumbi. Hari abo mukodeshereza bagahabwa ubukode, kuko hari abo nasuye bavuga ko baca inshuro kugira ngo babone ibihumbi 10 byo kwishyura inzu 20. Mwebwe iyo gahunda yo gukodeshereza imeze ite? Mubatoranya mute abo mukodeshereza kuki abandi badakodesherezwa? Ubundi igisubizo kirambye ku kibazo cy'amacumbi ni ukubakira umuntu udafite icumbi aho aba, ni nacyo dushyiramo imbaraga. Ariko hari abantu bamwe ushobora gusanga akeneye gukodesherezwa. Reka mfate urugero, hari umuntu uba ufite ikibazo cy'uburwayi akomoka nko mu ntara y'Amajyepfo, umuganga umukurikirana akaba akorera mu bitaro by'i Kigali kandi agomba kumubona 2 cyangwa 3 mu cyumweru. Uwo muntu ntabwo bitewe n'uko ameze, muganga ashobora gutegeka ati uyu muntu abe hafi y'ivuriro kugira ngo tumukurikirane, tumukodeshereze inzu. No muri babandi navuze bafite uburwayi cyangwa bafite ibibazo byihariye, hari igihe ureba ugasanga umuntu yari afite uko abayeho, wenda yari umukozi cyangwa yakoreraga abandi cyangwa akagira uko yirwana akabona amafaranga, hanyuma aza kurwara cyangwa agira ikindi gituma bwa bushobozi bwe bwo kwishakishiriza bugabanuka cyangwa buvaho. Igihe utarashobora kumwubakira inzu, ubwo ntabwo tubivuga ngo biri rusange, bisuzumwa ikibazo ku kindi. Usanga nk'ubu reka mfate urugero, hari umuntu warwaye agira ikibazo cy'umugongo arabagwa, hanyuma ntiyashobora gukira ngo yongere asubire mu buzima busanzwe. Ni umugabo arubatse, afite umugore n'abana, bari babeshejweho nuko we yakoraga atararwara. Ntabwo aka kanya aho umenya ikibazo uri buhite wubaka inzu ngo yuzure, ariko hagati y'uyu munsi n'igihe inzu izabonekera akeneye aho aba. Tugenda tugira rero ibibazo nk'ibyo ngibyo, wabibona hagashaka igisubizo aho haba amasezerano n'ufite inzu akayikodesherezwa, hanyuma ariko ubwo ngo abari ku rutonde rw'abazahabwa amacumbi cyangwa bazahabwa inzu igihe kubaka no kwemeza bakirwa biri bubi. Ntabwo rero gusubiza ikibazo cy'amacumbi mu buryo burambye by'abagukodesha ntabwo twabishobora kandi nta nubwo birambye, ariko bitewe n'imiterere y'ikibazo cyihariye uwo muntu arakodesherezwa, kandi ahanini usanga binakorwa mu bufatanye n'inzego z'ibanze cyane cyane uturere abo bantu babarirwamo. Ni akabazo ka nyuma. Ubu abantu bamaze imyaka 27 badafite aho baba, bagira icyizere ko mu mwaka umwe, mu myaka 2 mubizeza yuko rwose bazabona aho barambika umusaya? Murakoze. Birangora kuvuga ko hari abantu bamaze imyaka 27 badafite aho baba. Wenda bafite aho baba ariko hadatunganye uko babyifuza. Nicyo kibazo tujya gukemura, ariko ntabwo ubu munsi dufite abantu bari hanze badafite aho baba na gato. Icyo rero navugaga nuko twihaye ko uyu bizagera mu 2024 ngo harimo imyaka 2 ingengo y'imari abafite icyo kibazo rwose twagikemuye, ariko icyo gusana biri mu byiciro. Hari igihe usanga ukareba inzu uko imeze uyu munsi ikeneye gusanwa, indi iracyakomeye. Ushaka kuzasanga nyuma y'icyo gihe 2024 inzu yari ikomeye, ubu ngubu 2025 itagikomeye ikeneye gusanwa. Ibyo bizajya bisuzumwa nk'ikibazo cyihariye, ariko mu buryo buri rusange rwose twumva muri iyi myaka 2 tuzakora uko dushoboye, kandi imibare y'amazu yagiye yubakwa naho yagiye yubakwa igaragaza ko n'ibindi bishoboka.
twababwira ko rero bihangane ntabwo ari ukwibagirwa cyangwa kudaha agaciro ikibazo cyabo mu bufatanye n'inzego z'ibanze n'abandi bose twashobora gufatanya farije binyuze mu bushobozi duhabwa na leta mu ngengo y'imari duhabwa ikibazo cy'amacumbi kuba gisigaranye tuzagikemura. Madame Uwacu Julienne ari nawe udusoreje ikiganiro imvo n'imvano. Gendi Yves Bucyana, mugire weekend nziza. Mu karere k'ibiyaga bigari, imvo n'imvano.